bakunze bajango tamusho twongeye kubasuza twizere ko meze neza cyane aho muhere hose mu majyepfo mu majyaruguru iburasirazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali tutibagena muri diaspora. Muri jango time show uyu munsi tugiye kuganira ku kijyanye n'ubuzima, aho tugiye kureba kimwe mu bimera kingira akamaro cyane ndetse gishobora kuvura indwara hafi ya zose cyifashishwaga mu buvuzi bwa kera n'abakurambere bacu. Iki ni igihingwa tubone wacu ku butaka bwacu. Iki ni igihingwa cy'ingenzi ndetse cy'agaciro gakomeye gusa abantu benshi ntibabizi. Ubuvuzi gakondo ndetse n'ubushakashatsi bwagiye bugaragaza ko kino kimera ari kimera cy'ingenzi cyane ndetse gifite akamaro ku mubiri w'umuntu, haba mu kurinda indwara ndetse no kuzivura ndetse no kugira ubuzima bwiza. Muri Jango Time Show uyu munsi tugiye kuganira ku gihingwa cy'umubirizi. Bakunzi ba Jango Time Show, turabareke kuba natwe muri iki kiganiro kugira ngo wumve ku byiza ndetse n'akamaro k'umubirizi ku buzima bwacu bwa buri munsi. Niba uri mushya kandi ushaka gukanda subscribe ndetse ukakanda ukazojya kugira ngo uzajye ubona ibiganiro tugutegura, kuko ibiganiro bya Jango Time Show byo nakagaruka. Urakaza neza muri isi y'imera ndetse n'imiti karemano. Iki gihingwa cy'umubirizi gishobora kuboneka hano mu Rwanda rwacu, muri Afrika hafi ya yose, muri East Africa, muri Afrika y'uburengerazuba, muri Afrika yo hagati. Aha hose haboneka ku buryo bworoshye iki giti cy'umubirizi. Iki giti rero kikaba cyitwa Virinonia amygdalina, kikaba ari igihingwa gishobora kuboneka hafi muri Afrika yose, cyane cyane Afrika y'uburengerazuba, iburasirazuba ndetse na Afrika yo hagati muri region tropicale. Mu buvuzi gakondo cyangwa se ubuvuzi bwo hambere, kino gihingwa kikaba cyarifashishwaga cyane ndetse kifashishwa no mu yindi mirimo itandukanye, mu mirimo yo kwenga inzoga, nko mu koza imivure ndetse n'ibibindi, mu kuvura amatungo, inka ndetse n'ihene n'intama n'ibindi byinshi bitandukanye. Nta yindi mpamvu rero kino gihingwa cy'umubirizi cyari ingenzi cyane nuko gifite ubushobozi bwo kwica mikrobe ku gipimo cyo hejuru cyane, ndetse nta washidikanya ku bushobozi bw'umubirizi mu kuvura inzoka zabiza amatungo cyangwa se iz'abantu. Ubushakashatsi ndetse n'urubuga Healthline Today bwerekanye ko igihingwa cy'umubirizi gishobora kuvura indwara nyinshi cyane zitandukanye, mu kwica inzoka, amabacteria ndetse n'amaviruses atandukanye. Umubiri ukaba ukize kandi ku ntungamubiri zitandukanye, harimo amaprotein, amavitamins atandukanye ndetse n'ibitera imbaraga. Ndetse umubirizi ukaba ukize ku myunyungugu ikomeye cyane ndetse ingenzi ku mubiri, irimo calcium ndetse na phosphore, copper ndetse na zinc, ndetse ntitwakwibagirwa na fer igira umumaro munini cyane mu ikorwa ry'amaraso. Reka tubabwire indwara imwe ku yindi mu ndwara zivurwa n'iki gihingwa cy'umubirizi. Umubirizi rero ukaba wifashishwa cyangwa se ushobora kuvura indwara zitandukanye z'abadamu. Ahandi umva ngo umudamu yarwaye ifumbi akimara kubyara, uburibwe buza nyuma yo kubyara. Aha rero iyo ufite icyo kibazo ukaba umubirizi, icyo kibazo kirakemuka. Umubirizi kandi ukazamura ubushobozi bw'umudamu kubasha konsa, mu kubona amashereka ahagije. Umubirizi kandi ukaba ushobora kuvura indwara z'amabere ku badamu nyinshi zitandukanye. Gusa kubera kutagira amakuru ahagije, ntago benshi bakizi ko ari umuti w'ingenzi ushobora kubafasha. Abenshi bihutira kujya kwa muganga. Gusa kandi kujya kwa muganga ni byiza kuko babasha gupima bakamenya mu by'ukuri ikibazo waba ufite. Umubirizi kandi ukaba ufite ubushobozi bwo kuvura indwara zo mu mara cyane cyane nka constipation cyangwa se impatwe. Iyo unyweye nibura mu gihe cy'iminsi 5 ndetse n'iminsi 7 unywa mu gitondo n'imugoroba, icyo kibazo cy'impatwe cyangwa se constipation kihita kirangira ku buryo bwa burundu. Umubirizi kandi ukaba ufite ubushobozi bwo kuvura indwara ya hemorrhoid cyangwa se kumurika. Ku batabizi ni kwa kundi urura runini rusohoka rukajya hanze. Mu gihe cyose nabwo wawifashisha mu gihe cy'iminsi 7 unywa ku gipimo gikwiye, irangwara hemorrhoid cyangwa se kumurika irakira kandi ku buryo bwa burundu. Kubera rero ubukungu cyangwa se ubukire bw'umubirizi ku myunyungugu ya zinc isapotinga cyane reproductive system cyangwa se imyanya myibarukiro. Mu gihe kandi wafite ikibazo cy'amaraso atembera nabi mu mubiri, umubirizi rwose ushaka kuwufasha ku buryo bworoshye. Angani mu gihe waba ufite ibinure bibi mu maraso cyangwa se imitsi yaragagaye. Aha ni ku basaza hahandi
urugimbu ruba rwarabaye rwinshi, ahangaha biroroshye cyane kuko nukoresha umubirizi uzabasha kuzibura iriya mitsi amaraso abashe gutambuka neza. Ibi rero nibyo bita high blood pressure. Iyo ukoresha umubirizi rwose iki kibazo kirakemuka, kuko umubiri uzagufasha kuzibura iriya mitsi y'amaraso kandi bitume n'amaraso atembera neza mu bice by'umubiri byose bitandukanye. Umubirizi kandi ukabasha kugufasha kuvura indwara za rubagimpande cyane cyane ku bakuze, kubera ko buriya ndwara ubundi ya rubagimpande hamwe ubutaka ngo kinkubitiye aha no kubera ko amaraso aba atari kugera mu bice bitandukanye kandi neza. So iyo imitsi yamaze kuzibuka amaraso agatembera mu bice by'umubiri byose bitandukanye, iki kibazo cya rubagimpande kirakemuka. Nta kindi rero umubirizi uba uri tayari kuba wagufasha kandi neza. Mu buvuzi bwo hambere cyangwa se ubuvuzi bwa gakondo, umubirizi undi wakunda kwifashishwa mu gihe umudamu ananiwe kubyara inda ya nyuma yahabwaga umubirizi, kino kibazo kigahita gikemuka kandi mu kanya gatoya. Birumvikana ntabwo ari kera gusa, kuko n'uyu munsi mu gihe wagira icyo kibazo utabashije kugera kwa muganga cyangwa se utahabonye ubundi bufasha bwo kwa muganga ugakoresha umubirizi, gishobora gukemuka. Umubirizi kandi ukaba ushobora kuvura indwara z'umwijima kuko wica amavirusi yataka umwijima ndetse n'amabagiteri atandukanye ashobora kwataka umwijima. Muri cya gihe amaso yamaze kuba umuhondo cyangwa se yo bita hepatite A ndetse no kubyimba ibirenge, umubirizi rero ukaba ushobora gukemura kino kibazo ku ma hepatite yose atandukanye. Ubushakashatsi rero ukaba bugaragaza ko umubiri ushobora kuvura hepatite A, hepatite B ndetse na hepatite C. Umubirizi kandi ukaba ufite ubushobozi bwo kurinda kuvura nabi kw'amaraso, cyane cyane ugafasha abadamu batwite ndetse n'abamaze kubyara. Mu gihe waba ufite iki kibazo ukaba umubirizi, kino kibazo kirakemuka. Umubirizi kandi ukaba ushobora kuvura indwara zo mu bwonko, ahandi imitsi itwara amaraso ku bwonko ishobora guturika, cyangwa se kimwe tuzi nka stroke cyangwa se transi heart attack, biturutse ko udutsi tutwara amaraso ku bwonko twatutse cyangwa se twangiritse. Aha rero uko umubirizi ubikora ni ukugabanya rwa rugimbu ruri mu mitsi igemura amaraso ku bwonko, icyo kibazo kigakemuka. Umubirizi kandi uzamura ku gipimo cyo hejuru ubudahangarwa bw'umubiri cyangwa se icyo twita benshi immunity, bityo bikaba bishobora gufasha abantu bafite indwara zizahaza umubiri cyane, nk'abafite cyane indwara ya HIV. Mu gihe cyose waba ufite HIV ugakoresha igiti cy'umubirizi, bigufasha cyane kongera abasirikare ndetse n'ubudahangarwa bw'umubiri, bityo bakaba badashobora guhura n'ibyago byo kurwara indwara z'ibyuririzo ndetse n'ibyorezo bitandukanye. Umubirizi kandi ukaba uzwiho kugabanya isukari mu maraso ndetse no kugabanya ibyago byo kuba warwara indwara ya diyabete, kubera ko ushyira ku gipimo isukari ikenewe mu mubiri. Umubirizi kandi ukaba ufite ubushobozi bwo ku rwego rwo hejuru bwo gukura imyanda mu mubiri, ibyo twita detoxification, detoxification. Mu gihe cyose rero utafite ubushobozi bwo kujya ku musarane cyangwa se kutajya muri ntwari ku buryo bwiza, cyangwa se ukagira ikibazo cya constipation, ibi ngibi bituma imyanda yakaba isohoka ijya mu maraso. So umubirizi rero uzagufasha mu gukamura ino myanda yagiye mu maraso isohoke. Umubiri kandi ukaba ushobora kurwanya indwara ya kanseri y'amabere ndetse ni kanseri ya prostate ku bagabo. Umubirizi rero ukaba ufite ubushobozi bwo kuvura indwara nyinshi zitandukanye, niyo mpamvu usanga mu bihugu bimwe na bimwe bawita multi-healer cyangwa se umuti uhambaye ushobora kuvura indwara nyinshi zitandukanye. Umubirizi kandi ukaba ufite ubushobozi bwo kurinda infection ndetse no kuzivura, zaba izo mu gitsina ndetse n'izindi zitandukanye. Nkuko twababwiye, kubera ubukungu kuri zinke ugashyigikira imikorere myiza y'imyanya ndangagitsina. Umubirizi kandi ukaba ufite ubushobozi bwo kuvura indwara zo mu ngingo, kwa kundi amazi aza akajya mu ngingo, umubirizi iki kibazo uragikemura. Ku bantu kandi bakunda kugira ibibazo bya anemia cyangwa se indwara yo kubura amaraso, umubirizi uragufasha cyane kuko ukize kuri fer, ushaka kongera amaraso ku buryo bwihuse. Umubirizi rero ushaka kufata mu buryo butandukanye, ushaka kunywa nk'icyayi, ushaka kunywa nka ji cyangwa se ukawurya nk'imboga.
aho mu bihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika nka Nigeria bakoresha umubirizi nk'imboga, naho muri bihugu by'iwacu bya East Africa tukaba tukoresha nk'icyayi. Mu kuwutunganya rero ushobora gufata ibibabi 5 ukabisekura waranze ukabivanga na 1 ml ayo mazi ukayanywa mu gitondo na nimugoroba, bizagufasha mu kuba wavura indwara nyinshi zitandukanye ndetse no kongera imyunyungugu y'ingenzi mu mubiri wawe. Wowe warukurikiranye ikiganiro cya Jungle Time Show, tukaba tugushimiye kuba wabanye natwe ndetse no kuba wakanze subscribe niba uri mushya. Akaba inaha dusoreje ikiganiro cyacu, tukurajya kuza kurikirana ibiganiro byacu bikwerekeye uko ibiganiro mutegurirwa na INDWARA muri Jungle Time Show.